Reka nguhe ikaze mu gice cya gatanu cy'ikiganiro Imana n'ibihe, igice tureberamo imyaka 400 yiswe iyo guceceka. Niba ufite Bibiliya cyangwa ukaba warigeze kuyibumburaho, birashoboka ko wabonye urupapuro rutandukanya ibitabo byiswe iby'isezerano rya kera n'iby'isezerano rishya. Ni itandukaniro ry'ibitabo 39 n'ibindi 27 byose hamwe byanditswe mu gihe kigera ku myaka 1500, uhereye kuri Mose mu butayu yandika ibitabo 5 by'amategeko, ukageza ku kirwa cya Patimosi Yohana yandika ibyahishuwe. Muri urwo rugendo rwatwaye imyaka myinshi, abashakashatsi ku mateka ya Bibiliya bemeje ko habayemo igihe cy'imyaka 400 yo guceceka kw'Imana, akaba ari nayo tugiye kuvugaho. Iki gihe cyasaga nk'aho Imana isoje episode y'isezerano rya kera, igashyiraho igishura gikingiriza uruhimbi ngo itegure aho izamurikira episode y'isezerano rishya, cyaranzwe na byinshi byakibayemo kugeza ku gihe cya Yesu Kristo. Iki ni ikiganiro Imana n'ibihe, uri kumwe na Herbert RUZINDANA. Duhereye ku gitabo cy'umuhanuzi Malaki gisoza uruhererekane rw'ibitabo bigize isezerano rya kera muri Bibiliya yera, cyanditswe mu gihe abayuda bari bavuye mu bunyage bw'imyaka 70 i Babuloni, basanga igihugu cyabo n'urusengero rwabo byarabaye imisaka. Bemerewe kubaka urusengero no kubaka igihugu bundi bushya, ariko bakomeza kuba munsi y'ubutegetsi bw'abami b'Abaperesi bari bayoboye isi muri icyo gihe. Bamaze kuzuza urusengero no gutura mu mazu yabo, abayuda basubiye inyuma bava ku Mana, nayo inyuzamo agahe k'abahanuzi basorejwe na Malaki waje abashishikariza kunoza imibanire yabo n'Imana. Nyuma y'uko abatumwe ahagana mu myaka ya za 445 mbere ya Kristo, Malaki yasoreje ubuhanuzi bwe ku isezerano ry'uko Imana iziyizira ubwayo, ibanjirijwe n'umuhanuzi Eliya uzaza agasanganya imitima y'abana n'iy'abasi. Ubwo buhanuzi bwasohoye ubwo Yohana yazaga ahamya ko inyuma ye hari unduje umuruta kuko we yahozeho, akomeza avuga ko we yatumwe gutegura inzira y'uwo, kandi ko uri inyuma abantu ari we bakwiriye kwizera. Muri iyo myaka 100 nubwo batwarwaga n'abami b'abanyamahanga, abayuda bambuwe uburenganzira bwo kwimikira abami, kwitorera abatambyi, byose bijyanye no kutagira abahanuzi. Batangiye igihe cyo gutegereza umucunguzi uzaturuka ku Mana, akabazahura muri ubwo buretwa bwabambuye byose. Uwari utegerejwe yari azwi nk'umwami uzaturuka mu nzu ya Yuda, dusanga mwitangira igice cya 49 umurongo wawo wa 10, umuhanuzi umeze nka Mose dusanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 18, mwene Dawidi dusanga muri Samweli wa kabiri igice cya 7, umwana w'umuntu dusanga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14, umucunguzi dusanga muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 20, Mesiya dusanga muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25, n'andi mazina menshi yose yatumaga buri wese yifuza kuzabona uwo mwami ndetse no kubaho ku gihe cye. Abayuda bari basangiye ibyo byiringiro n'Abasamariya. Abisirayeli basigaye mu gihugu bakavangwa n'abanyamahanga, mu gihe gakondo yabo yigarurirwaga n'Abashuri mu mwaka wa 721 mbere ya Kristo. Abo nabo bari bategereje umucunguzi uzaza gukiza inzu ya Yakobo yose, nk'uko Imana yari yarabivugiye mu bahanuzi bayo. Iyo dusomye inkuru y'umusamariyakazi wahuriye na Yesu ku iriba, bakajya impaka ku byo kuramya, umusamariyakazi yabwiye Kristo ko bategereje Mesiya uzaza akabasubiza ibibazo bafite byose. Kristo amaze kumwerurira ko ari we Mesiya bavugana, uwo mugore nawe yirukiye mu mudugudu ahuruza Abasamariya bene wabo ngo baze barebe niba koko yaba ari we Mesiya bategereje. Abasamariya bamaze kumva amagambo ya Kristo, iyi nkuru isoza ivuga yuko nabo bamwizeye bakabwira uwo mugore ko ibyo biyumviye bitumye bizera Kristo. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 4. Dusubiye ku ikubitiro rya ya myaka 400, imyaka turimo kuvugaho, imyaka y'umwuma no guteraganwa mu mahanga bategekwa n'abami bataramyaga Imana, Abayuda bagezemo agahe aho batewe umwete n'abahanuzi babo nka Hagati, Zekariya ndetse na Malaki,
kugira ngo bubake urusengero, ari nako bibutswa guhindukirira Imana by'ukuri, kuko umugambi w'Imana kuri bo ndetse no ku mahanga yose wari ugikomeje. Nyuma y'Abanyababuloni n'Abaperesi hadutse Abagiriki mu mwaka wa 332, maze Alexander the Great hamwe n'ingabo ze begera Yerusalemu ngo baharwanye. Amateka yerekana ko Yaduwa, umutambyi mukuru wari Yerusalemu muri icyo gihe, yabonye ingabo zitegeye umurwa zitegereje itegeko rya shebuja, afata itsinda ry'abatambyi bakoranaga, bambara imyambaro y'ubutambyi, basanganira Alexander bitwaje umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Bamaze kugera imbere ya Alexander the Great, bamweretse ko kwaduka kwe atari impanuka, ahubwo ko Imana yabyerekanye kera cyane mu myaka 200 mbere y'uko Abagiriki baduka. Ibi kandi ngo byahuriranye n'inzozi Alexander yari yarayabonye, yereka umugabo waje ahagarariye Imana akamusanganira yambaye imyambaro yera, azanywe no kumwereka ibyamugirira umumaro. Amaze guhura n'umutambyi Yaduwa akamwereka ubwo buhanuzi bwa Daniel, Alexander the Great yategetse ingabo ze kutagira igitero zigaba kuri Yerusalemu no ku rusengero rw'Imana y'isi isumba byose. Yahaye kandi Yaduwa impano nyinshi zo gusubiranayo, maze Yerusalemu ikiritwa inkota y'Abagiriki. Ibyo wabisanga mu gitabo cy'umwanditsi Ironside cyiswe The 400 Silent Years ku rupapuro rwacyo rwa 14. Nubwo Abagiriki babererekeye Yerusalemu, mu gihe cyabo imico n'ururimi byabo byigaruriye imidugudu n'imijyi by'amahanga menshi, ku buryo byabaye ngombwa ko Abayuda bahindura imizingo y'ibyanditswe byabo mu Kigiriki, kuko abana babo bari batakibasha kuvuga Igiheburayo nk'uko bavuga bakanumva Ikigiriki cyari gihuje ibihugu byinshi mu isi. Mu gihe cy'Abagiriki, umwami Antiochus wa kane uzwi nka Epiphanes wategetse ubwami bwa Siriya hagati y'umwaka w'175 kugera ku mwaka w'164 mbere ya Kristo. Umwami wiyitaga Imana akihwanya n'ikigirwamana Zeus cy'Abagiriki, yaguye n'Abayuda, ababuza uburenganzira n'umudendezo byabo, kuko yabategetse kutongera kuramya Imana, abuzanya gukebwa kw'abana b'abahungu, anategeka gucibwa kw'ibitabo by'amategeko ya Mose. Ikirenze ibyo kitashoboraga kwihanganirwa n'Abayuda, icyo benshi bise ikizira cy'umurimbuzi, nuko Epiphanes yaje mu rusengero, yubaka igicaniro cy'ikigirwamana Zeus hejuru y'igicaniro cy'Uwiteka, ahatambira ibitambo byari birimo n'ingurube. Ibyo bikorwa bya Epiphanes byashibuye umujinya w'Abayuda, maze umutambyi Matatiyasi yubura intwaro afatanije n'Abayuda, barwanya ingabo za Epiphanes kugeza bazitsinze mu mwaka w'164 mbere ya Kristo. Bamaze kuzitsinda, bejeje urusengero n'igicaniro, asubizaho n'imihango yose bari barabujijwe. Guhera icyo gihe Abayuda bahawe agahenge k'imyaka igera ku 100 ari ubwami bwigenga. Ubwami bwiswe ubw'Abamakabe bwaje guhinduka ubwami bw'Abahasmoneans. Mu mwaka wa 63 mbere ya Kristo, Yerusalemu yongeye gutakaza ubwigenge bwayo, igwa mu maboko y'Abaroma, ubwo Hyrcanus na Aristobulus, abana b'umwamikazi Alexandra Salome, barwaniraga ingoma y'i Yerusalemu. Muri icyo gihe, ubwo Abasadukayo hamwe n'umutware wabo Aristobulus bari barimo gutegura iminsi mikuru ya Pasika, bagotoye mu rusengero n'igitero cya Hyrcanus wari kumwe n'Abafarisayo, biyambaje n'umwami w'Abarabu Aretasi. Aristobulus nawe abibonye atyo, yaciye ruhinga nyuma aha ibiro 800 by'ifeza Aemilius wari muri Siriya ahagarariye umwami w'abami Pompe, maze Aemilius ategeka umwami w'Abarabu Aretasi kuva mu ntambara. Aretasi avuye mu ntambara, yahaye Aristobulus agahenge, maze ashaka byihuse uko yahakwa ku mwami w'Abaroma Pompe, amugenera impano y'igiti cy'umuzabibu ikozwe muri zahabu, cyapimaga ibiro 800. Abonye iyo mpano yakiriwe neza n'umwami w'abami Pompe, Aristobulus yizeye ko abonye amaboko, ariko bimugusha mu mutego wo kwicuza iby'ifeza yahaye Aemilius umugaragu w'umwami Pompe, maze amubeshyera ko yamunyaze ibiro 800 bya feza. Uburiganya bwa Aristobulus bwasutse amazi mu mubano yari amaze kubaka hagati ye n'Abaroma, maze umwami w'abami Pompe ubwe yatera Yerusalemu amukuraho, asigaye yimitse Hyrcanus ngabo umutambyi mukuru mu rusengero rw'i Yerusalemu.
Kuva icyo gihe kandi ubwami bw'abaroma bwagiye bugira uruhare rweruye mu gushyiraho abatambyi bakuru mu rusengero i Yerusalemu. Mu mwaka wa 37 imbere ya Kristo, abaroma bahaye umunyedomu Herode the Great gutwara muri Palestina yabarizwagamo n'abayuda, akaba ari nawe wari ku ngoma ubwo Yesu Kristo yavukaga. Herode agategeka iyicwa ry'impinja zose z'abahungu kugira ngo ahitane umwami w'abayuda abanyabwenge baje bahamya ko yavutse. Igihe gisohoye, Imana yakuyeho igishura maze hatangira epizode ya kabiri yayobowe na Yesu Kristo ubwe, agakomokwaho n'itorero yahaye inshingano yo kuba abahamya b'isezerano rishya Imana yari igiranye n'inyoko muntu yose. Igihe cye ubwo cyageraga, Kristo yasanze izina ry'Imana ryarakwijwe n'abayuda mu mahanga menshi bari baratuyemo binyuze mu masinagogi bubatse. Asanga urusengero rw'i Yerusalemu rwaraguwe na Herode ku buryo butangaje, kuko rwabashaga kwakira abantu benshi baturuka mu mahanga menshi. Kristo yasanze kandi abayuda bari mu gihe bifuzaga uwabatabara akabakiza ubutegetsi bw'abaromani bwari baremereye cyane. Anasanga abagiriki bari bazwiho ubushakashatsi n'ubucukumbuzi mu by'ubwenge, baragerageje gushaka icyaba Imana nyamana bakakibura, maze bagahitamo kubaka igicaniro bise icy'Imana itamenywa. Ku rundi ruhande, Kristo yasanze igihe cyo gutegereza Mesiya uzegura ihema rya Dawidi cyarateye abayuda gucikamo ibice bishingiye ku buryo bunyuranye basobanuragamo ibyanditswe n'uburyo babikoreshaga mu buzima bwabo bwa buri munsi biteguye uwo mukiza. Yasanze kandi abayuda batemeranya ku bitabo by'isezerano rya kera, aho bamwe bemeraga ibitabo 5 bya Mose byonyine, abandi bakabyemerana n'ibindi bitabo by'abahanuzi bahanuye mu bihe bitandukanye. Ikindi twavuga nuko muri icyo gihe cy'imyaka 400, aho nta muhanuzi wakeburaga ubu bwoko bwa Aburahamu, abayuda bacitsemo amatsinda menshi yavugaga ko ari yahagaze neza mu mirongo y'ibyanditswe, kugeza ubwo Kristo yazaga bose bakananirwa kumusobanukirwa no kumuhuza n'ibyanditswe byahererekanijwe n'abasekuruza babo mu gihe cy'imyaka igera ku 1400 yose. Ibyanditswe byamuhanuye mu buryo bwinshi. Muri ayo matsinda ataracanaga uwaka hagati mu bayuda twavuga nk'itsinda ry'abasadukayo, bari bafite ubutware bw'urusengero n'imihango yarwo yose. Iri tsinda ritari rikunzwe na rubanda, ryemeraga ibitabo 5 bya Mose gusa, ntiryemere kuzuka cyangwa abamarayika. Ryari rifite imbaraga n'ubutunzi ryahabwaga no kuba ari ryo ryategekaga urusengero, rikakira n'amaturo yose yaturwaga n'abayuda ndetse n'abanyamahanga bazaga mu rusengero i Yerusalemu, rikabigerekaho no kuba ryarumvikanaga n'ubwami bw'abaroma. Iri tsinda rikurikirwa n'itsinda ry'abafarisayo, ryari rifite imbaraga muri rubanda, kuko ari ryo ryayoboraga amasinagogi rikigisha abayuda amategeko ya Mose n'ibyanditswe bindi. Ababo bemeraga ibitabo byose by'isezerano rya kera, bakemera kuzuka ndetse n'abamarayika, bakaba baranaziririzaga imigenzo n'imihango basigiwe na basekuruza, kandi ntibemere gukorana n'ubutegetsi bw'abaroma. Hariho kandi itsinda ry'abanditsi, itsinda ryakoraga nka printer z'icyo gihe, kuko ryari rishinzwe kwandukura ibyanditswe byera babikuye mu mitwe yabo hatagize inyuguti bisoba, bakabitanga ku kiguzi ku bayuda n'abandi bahindukiriye idini yabo. Ibi byateye abanditsi kuba itsinda ryubashywe, rihabwa n'umwanya ukomeye mu buyobozi bw'idini. Nyuma y'ayo matsinda 3 yari akomeye, tuhasanga n'imatsinda nk'iry'aba Essenes, ritavuzweho na Kristo cyangwa ngo rigire aho rigaragara mu mpaka yajyaga n'andi matsinda. Aba Essenes bo bari abantu bakomokaga muri ayo matsinda atandukanye, ariko bo bahitamo kujya kwibera mu butayu kugira ngo barusheho kwiyeza no gusohoza ibyanditswe, ari nako bategereza umucunguzi basezeranijwe, aho kujya impaka no guhangana n'ubwami bw'abaroma. Nyuma yabo tuhasanga itsinda ry'abazerote, itsinda ryitandukanije na buri wese wabaga yagaragaza imikoranire n'abaroma, maze rijya gutura mu gihome cy'Imasada cyari cyarubatswe na Herode the Great. Abazerote bizeraga ko aribo bazavamo umutwe w'ingabo uzashagara Mesiya, umwami uzaza kubatura Abisiraheli ku buretwa bw'abanyamahanga. Abazerote bari bazwi mu bikorwa byabangamiraga inyungu z'abaroma,
ndetse bakagaba n'ibitero ku bayuda bakoranaga n'abaroma. Aya matsinda reka tuyasoreze ku itsinda ry'abaherode. Itsinda ryari rigizwe n'abayuda beruye ko bashyigikiye ubwami bw'abaroma ndetse n'umwami Herode wari uhagarariye Kayisari muri Palestina. Aba bari biganjemo abakoresha b'ikoro basoreshaga bene wabo imisoro yahabwaga Kayisari n'abatware b'abaroma. Iri tsinda ryo ryafatwaga nk'abanyabyaha bari inyuma y'abandi, ku buryo uwo babonaga ari kumwe nabo yafatwaga nk'uhumanye ntiyemererwe kujya mu iteraniro ryera adashoje imihango yo kwezwa bagiraga. Uretse abazerote n'aba esenizi batabaga muri Yerusalemu, amatsinda yose asigaye yaje gushyira hasi ibyo kutumvikana bari basanganywe, maze bafatanya kurwanya Yesu Kristo waje yigisha kandi akitwara binyuranye n'ibyabo. Imyitwarire yatumye akurikirwa n'abantu benshi cyane, haba mu bayuda no mu banyamahanga. Aba bacuriye hamwe inama zo kumushakaho ibirego byamuteranya n'abaroma kugira ngo bamwice, kugeza ubwo bahaye Yuda Isikariyota umwigishwa we ifeza 30 akamugambanira. Nubwo ayo matsinda yahanganye na Yesu Kristo ku buryo bukomeye, ariko ibyanditswe by'isezerano rishya byerekana ko uhereye muri ayo matsinda, mbere yo kubambwa kwe na nyuma yo kuzuka kwe, Yesu Kristo yakuyemo abigishwa biyambuye imyumvire bari baratojwe, bahitamo kumwizera nka Mesiya Isirayeli yari itegereje. Muri abo dusangamo Matayo Lewi wari umukoresha w'ikoro, Simoni w'umuzirote, tubonamo abandi nka Nikodemo umufarisayo ukomeye wizeye Kristo ariko ntabigaragaze kugeza ubwo Kristo yabambwaga. Tubonamo kandi Pawulo umufarisayo wari ku isonga mu itotezwa ry'intumwa zahamyaga kuzuka kwa Yesu Kristo, nyuma aza kumwizera ndetse agira uruhare rukomeye mu gushinga amatorero mu mahanga menshi, aho yabwirije ubutumwa bwa Yesu Kristo. Aba kimwe n'abandi bizeye Yesu Kristo bafatanye ibiganza n'intumwa mu gutangiza itorero ryamamaje ubutumwa bwiza butakururiraga abantu mu itsinda iryo ari ryo ryose, ahubwo bwamamazaga ubuntu n'imbabazi Imana yageneye abatuye isi bose uhereye ku bayuda, imbabazi yerekanye mu mwana wayo Yesu Kristo wabambwe kubw'ibyaha by'abari mu isi, ngo abamwizera babashe kubabarirwa no kwiyunga n'Imana. Inaha dusoreje iki kiganiro Imana n'ibihe. Imana iguhe umugisha.